Bene data bakundwa, Yesu ashimwe. Ndongeye ndabasuhuje, ngo amahoro y'Imana abane namwe. Hashize iminsi, tumaze iminsi tudaherukanye, tutabonana, nari naragiye kwihererana na data, kuko umuririmbyi yararirimbye ngo muze mwenyine twihererane munsange ahantu hatari abantu. Dore imiruho irabaruhije, urusaku rurabarembeje. Yesu nawe yigeze kubwira abigishwa be ngo nimuve mu rujya n'uruza, muze twambuke tujye hakurya kuruhuka. Igihe rero kijya kigera umubiri ugasaba umuntu ko aruhuka, ijambo ry'Imana rero naryo rirabitwemerera ko tuva mu rujya n'uruza, tukava mu rusaku, tukava mu miruho y'iyi si, tukagenda tukaruhukira ku birenge bya data. Nanjye rero ku kwezi kose gushize tutasangira za nyigisho, nanjye nari naravuye mu rujya n'uruza, nari naravuye mu rusaku, naragiye kure y'induru z'abarasana kugira ngo numve icyo umwuka aganiriza umutima wanjye, kandi ndi no kuruhukira ku birenge bye. Imana rero ishimwe kandi habwe icyubahiro. Nagize ibihe byiza, Uwiteka yahembuye ubugingo bwanjye. Amena. Nari mbakumbuye rero, hari n'abankumbuye baranyandikira, barambwira bati za nyigisho kutakizitwoherereza bite. Nuko naje rero nabonetse, ariko nta nubwo ngikunda no kuzohereza kuri WhatsApp kubera ko ziba ziremereye, ntinya kuzuza buwate zanyu. Ubwo abo zifasha ndanabasaba kugira ngo bakande sabone kugira ngo niziza bajye babasha kuzibona. Ntabwo nzongera kujya nzohereza ku ma WhatsApp kubera ko zuzuza buwate zanyu. Ibyiza rero iyo wakoze sabone baguha notification ko iyo message yaje, noneho warangiza ukagenda ukajya kuyireba kuri YouTube. Imana rero ibagirire neza, Imana ibaha umugisha ko mukora sabone, hanyuma naba nasohoye inyigisho nshyashya mugahita muyibona ako kanya, ntarinze kugenda nzohereza kuri za WhatsApp zanyu kubera ko zuzuza buwate zanyu. Tumaze iminsi rero twiga ijambo ry'Imana ritubwira ngo iminsi ni mibi. Iminsi ni mibi, ibihe ni bibi, turi muri bya bihe bigoye. Timoteyo yarabisobanuye, Pawulo yarabisobanuye muri Timoteyo ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, badakunda ababo, ari indashima, ngo bafite ishusho yo kwera, ngo ariko bakabihakanisha ibyo bakora. Ibyo bihe rero nibyo tugezemo. Ibyo bihe Yesu yabisobanuriye abigishwa, barababwira ati mwirinde, muri Matayo igice cya 24, mwirinde hazaza abantu babayobya, hazaza abantu babashuka. Yabisubiyemo nk'inshuro zigera nko kurenye, ababwira ati mwirinde, muri ibi bihe by'imperuka hazaza abantu babashuka, ariko mwirinde. Ntabwo ari ubushukanyi gusa buzabaho muri ibyo bihe by'imperuka, ahubwo hazabaho no gutotezwa. Ariko umwanzi ashyira imbaraga cyane mu bushukanyi kugira ngo nimba bishoboka n'intore z'Imana agira ate aziyobye. Ibyo bihe rero twabisohoyemo, ibimenyetso byabyo biragaragara. Hahagurutse abahanuzi benshi, hahagurutse abitwa ko ari abakozi b'Imana benshi, ariko mwirinde, niko Yesu yavuze, mwirinde hatagira ababayobya. Mwirinde kugira ngo mutava mu byizerwa, murebe niba koko wa Yesu umwe uduha agakiza, umwe utubabarira ibyaha, umwe waducunguye, ari we abo bitwa ko ari abakozi b'Imana batubwiriza.
turi mu bihe rero bibi, turi muri ibyo bihe bya seduction, mwirinde kugira ngo mutayoba. Twirinde, nanjye ndababwira nibwira, twirinde kugira ngo tutayoba. Twabonye rero ukuntu iminsi ari mibi, tubona ukuntu iminsi ari mibi, nubwo iminsi ari mibi abantu bakazaba baracogoye gukora ibyiza, ariko twebwe ntiducogore gukora neza. Nubwo iminsi ari mibi, umwanzi nyine muri uko kuduseduiza araturangaza, ariko ducunguze uburyo umwete, kuko turi limite mu gihe. Imana yonyine niyo itagira itangiriro ntigire n'iherezo, twebwe tugira itangiriro tukagira n'iherezo. Igihe rero Imana iduhaye tugicungure, tugikoremo ibishimwa n'Imana. Iminsi ni mibi, ubushize ubwo twahirukanaga ijambo ry'Imana ryaravugaga ngo iminsi ni mibi, tunyure mu nzira yo kwera no gukiranuka. Iyo nzira izaba iyo kwera no gukiranuka. Nitunyura muri iyo nzira yo kwera no gukiranuka, nta bisimba, nta ntare zibamo. Nubwo zaba zirimo, dufite umucunguzi, dufite udutsindishiza, dufite utuneshereza, ari we Yesu Kristo. Kandi iyo nzira ni Yesu Kristo, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kandi iyo nzira naho umuntu yaba umuswa, ntazananirwa, ntazayiyoba. Ni inzira y'abaswa, ni inzira y'abanyabwenge, ni inzira y'abahanga, ni inzira y'injiji. Umuntu wese uko yaba ameze kose, iyo nzira azabasha kugira gute kuyinyuramo. Iyo nzira rero yitwa inzira yo kwera no gukiranuka. Abanduye imitima ntabwo bazayinyuramo. Uyu munsi rero muri iyo seri y'iminsi mibi n'ubundi, ijambo Imana yanshyize ku mutima ni ijambo rivuga ngo iminsi ni mibi, komeza icyo ufite. Iminsi ni mibi, komeza icyo ufite. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Byahishuwe igice cya 3, duhere ku murongo wa 7. Haravuga ngo, wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti, uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza kukwikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi bose. Aho nshaka rero umutwe w'ijambo haravuga ngo, dore ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ryanjye, nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iy'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamuka iva mu ijuru, iturutse ku Mana yanjye. Kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya, ufite ugutwi yumva iby'umwuka abwira amatorero. Turasoma no mu Balewi igice cya 2 ku murongo wa 12, haravuga ngo, ntibikamukure ahera, ntakonone ahera h'Imana ye, kuko kwereshwa amavuta yasizwe y'Imana ye kumuriho ndi Uwiteka. Ntibikamukura ahera, ntakonona ahera h'Imana ye, kuko kwereshwa amavuta yasizwe y'Imana ye
kumuriho ndi Uwiteka. Amen. Iri jambo tumaze kusoma gusangira ryo mu byahishuwe igice cya 3, ubundi ritangirira mu byahishuwe mu gice cya 2, aho Yesu atuma marayika w'Imana ubutumwa ajyana ku matorero 7 yo mu Aziya. Ayo matorero yari afite buri torero ryari rifite ikintu kirigaragaza. Itorero rya mbere ryitwaga itorero rya Efeso. Iryo torero rya Efeso ryakundaga Imana, rikunda ibintu by'Imana, ariko igihe kiza kugera urukundo rwa mbere rurakonja. Itorero rya kabiri ryitwaga Simuruna. Iryo torero nubwo ryubahaga Imana, ariko ryari rifite intambara, ryari rifite ibigeragezo byinshi, ryaratotezwaga. Iri torero rya gatatu ryitwaga Perugamo. Ryari itorero rivangavanga, ryari itorero riri corrompu. Itorero rya kane ryitwaga Tuwatira. Iryo torero ryari ryaranduye. Ryari itorero iri ngiri rya gatatu niryo irya gatatu ryari kompromi, ryari ryarayobejwe. Naho irya kane Tuwatira ryari ryaramaze kwandura ingeso mbi zo mu isi, zaba imyuka mibi yindi yari yaraje yarivangavanze muri iryo torero. Ryari itorero irya kane niryo ryari riri corrompu. Noneho irya gatanu ryitwaga Sarudi. N'ahandi Yesu uwo mu message yababwiye ngo mwibwira ko muriho kandi mwarapfuye. Mu buryo bw'umwuka iryo torero ry'Isarudi ryari itorero ryapfuye, ariko bo bakaba bazi ko bariho. Barasengaga, bagatanga ibya 10, bagatanga amaturo, bakiriza, bagaterana, ariko mu buryo bw'umwuka nta buzima bw'umwuka bari bagifite. Imana yarabarebaga ikababona nk'intumbi. Iryo ni itorero rya gatanu. Irya gatandatu ryitwa Philadelphia. Ni itorero ryari indahemuka. Ni itorero ryakomeje kuba mu ijambo ry'Imana. Ni itorero ryakomeje kurwana intambara nziza yo gukiranuka. Ni itorero ryari rifite urukundo. Ni itorero ryari rifite ukuri. Iri torero rero niryo Yesu yashimye. Arangije iyo ntumwa iraribwira iti mukomeze ibyo mufite. Mukomeze ibyo mufite, hatagira ubatwara ikamba ryanyu. Itorero rya nyuma ni itorero rya Laodikiya, ryo ryari akazuyazi. Ntiryari rikonje kandi ntiryari ribize, kuko Imana yanga akazuyazi, yanga abantu badafite uruhande bahagazemo. Niyo mpamvu yababwiye ati niba udakonje untubire, ngiye kukuruka. Nimba ibintu by'Imana bigiyemo n'umutima wawe wose, cyangwa se nimba utabirimo bivemo, ugende ujye mu isi, ubu w'isi, bamenye aho bagushakira. Nimba uri uw'isi bamenye kuri uw'isi, bagushakire mu isi. Nimba uri uw'Imana bamenye kuri uw'Imana, bagushakire mu Mana. Iyo abantu bakazuyazi ntabwo Imana ibakunda. Aha yavuze ngo ngiye kukuruka, kuko udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Hari n'ahandi ivuga ngo uwanduye akomeze yandure, n'uwejejwe akomeze yezwe. Ezwa cyangwa wandure. Mu Mana nta hagati habamo. Ni wowe ugomba guhitamo icyo ugomba gukora. Ngayo rero ayo matorero 7 yo mu Aziya. Iryo jambo rero rivuga ngo komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe, riri
iyo ntumwa yabibwiraga ririya torero ryo muri Philadelphia, ryo ryari rigifite urukundo, ryari rigifite kuba mu ijambo ry'Imana, ntabwo ryigeze ryihakana izina rya Yesu. Haleluya. Imana rero ishimwe. Ikintu iyo ntumwa yabwiye iryo torero, yarababwiye ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti: ndi uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawudi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga amagambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize urugi rufunguye imbere yawe, kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryawe. Dore nguhaye bamwe bo mu masinagogi ya Satani bita Abayuda, nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubite imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba. Umurongo wa 11, ndaza vuba, komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ikamba ni agakiza. Nk'uko twabibonye hano mu Balewi 21, umurongo wa 12, bavugaga ngo kuko kwereshwa amavuta yasizwe y'Imana kumuriho. Yavugaga abo batambyi ngo ntibagasohoke mu ihema ry'ibonaniro, ntibakiyanduze, ngo kubera ko gusigwa basizwe amavuta y'Imana kubariho. Iyo tumaze kwihana tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, Imana iradusiga. Twasizwe n'umwuka wera. Iyo rero twiyononye, iyo twiyanduje, iyo tuvuye mu bwiza bw'Imana, iyo tuvuye mu buntu bw'Imana, ayo mavuta atuvaho. Ayo mavuta rero agaragara muri iki gihe cya none nk'ikamba. Ni ikamba ry'agakiza. No muri Yesaya 28, igice cya 5, haravuga ngo Uwiteka ni icyubahiro, atubereye icyubahiro, atubereye ubwiza nk'ikamba. Ariko atubereye ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba abamwubaha, abitondera ijambo rye, abatihakana izina rya Yesu. Twiga izina ngo nta rindi zina, twabonye ko izina Imana yaduhaye dukirizwamo, izina twambaza. Imana yashimye ko dusenga Imana mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Abo rero ngo Imana ibabera ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Niko muri Yesaya 28, umurongo wa 5 hatubwira. Iyo rero tumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, umwuka wera aradusiga. Iyo tutagumye mu buntu bw'Imana, ya mavuta twasizwe n'umwuka wera, umwanzi arayatunyaga. Iyo atunyaze rero aba twambuye bya bindi Imana yaduhaye. Niyo mpamvu ahangaha ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Komeza rya jambo, komeza kwa gusenga, komeza kwa gukiranuka, komeza kwa kwirinda, komeza icyo ufite kugira ngo hatagira ukwambura ikamba ryawe. Haleluya. Imana ibidushoboze. Imana ibidushoboze, kuko twebwe ntabwo twabyishoboza. Ariko yavuze ngo kuko uri umunyantege nke, ariko ukitondera ijambo ryanjye. Imana izi ko turi abanyantege nke, ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Irabizi ko turi abanyantege nke, ariko iyo tuyizeye, tukaba bo kwizerwa, tukaba bo kwiringirwa mu maso yayo, iradutsindishiriza, iduha imbaraga. Amen.
Yesu wacu afite ibimuranga. Hariya batubwiye ngo ni uw'ukuri kandi ni uwo kwizerwa. Imana yacu ni inyakuri mu byo ivuga, ni inyakuri mu byo ikora. Ikindi, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Muri we nta gicucu cyo guhinduka kibamo. Uko yari ari ejo niko ari n'uyu munsi, kandi niko azahoraho iteka ryose. Ikindi, afite ngo ufite imfunguzo za Dawidi. Nabyo biri muri Yesaya, ndumva ari Yesaya 22 umurongo wa 22, ndumva ariho byanditse. Haravuga ngo urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzarushyira ku rutugu rwe, niwe uzakingura ntihagire ukinga, kandi niwe uzakinga ntihagire ukingura. Uwo ni Yesu. Yesu ni wo mu gishyitsi cya Dawidi, kandi Yesu niwe wabwiraga ariya matorero 7 yo mu Aziya. Uwo rero, uwo Yesu afite ubutware, afite urufunguzo, afite ubutware, afite ububasha, afite ubushobozi, afite imbaraga. Uwo ni uganje muri ririya torero ryo muri Philadelphia. Ese wowe uwo Yesu umeze utyo niwe uri mu buzima bwawe, niwe uri mu rugo rwawe, niwe uri mu muryango wawe, niwe uri mu itorero ryawe? Imana idufashe. Ni uw'ukuri kandi ni uwo kwizerwa. Niwe ufite urufunguzo rwa Dawidi, niwe ufite imbaraga, niwe ufite ubutware, niwe ufite ububasha, niwe ufite ubushobozi. Aho ngaho Yesu ni umutambyi mukuru, kandi twebwe turi abami n'abatambyi bo mu bwami bwe. Niwe utuyoboye, niwe uturangaje imbere, niwe wicaye iburyo bwa Data adusabira. Izo ntege nke zacu arazizi. Ariko nubwo twebwe dufite intege nke, nubwo hari ibyo dushobora ibindi ntitubishobore, Yesu ni umunyembaraga muri twebwe. Natwe rero twagombye kumera nk'iryo torero ry'i Philadelphia. Nubwo bari limite, nubwo hari ibyo batashoboraga, ariko izo ntege nke zabo biringiye imbaraga za Kristo, biringiye ubutware n'ubushobozi bwa Yesu Kristo. Ntago bigeze bagira gute? Ntago bigeze bateshuka mu ijambo ry'Imana. Barakomeje bitondera ijambo ry'Imana. Ntago bigeze bihakana izina rya Yesu. Murabizi muri ibi bihe bya nyuma, ubu ngubu hari ibihugu bimwe na bimwe ubu ngo bavuga ngo ntago, kera muzi ko mu mashuri habaga harimo imisaraba, habaga harimo ibintu byerekana ko ari abakristo, kuko amashuri menshi, ibitaro, n'abihaye Imana bagiye babyubaka, ni nabo kenshi banabikoragamo. Ubu rero ibintu byose byerekana Yesu, byerekana Imana, cyane cyane mu bihugu byateye imbere by'i Burayi, barangije kubikura mu mashuri, barangije kubikurira mu mavuriro, ngo barashaka ngo ibyo bita ngo nimba ari laïcité, abarayiki n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Barashaka ubuzima butarimo Yesu. Ntacyo bose bavuga Imana, ariko ntibavuge Yesu. Ariko Imana wamenya Imana bavuga ari iyihe? Imana ni nyinshi, ariko izina twahawe dukwiriye gukirizwamo ni izina rya Yesu. Niryo dukwiriye kwambaza, niryo dukwiye kwamamaza, niryo dukwiye kuvuga. Ni nayo nshingano ikomeye Yesu Kristo yadusigiye. Yaravuze ngo nimugende mu mahanga yose, mubwirize ubutumwa bwiza, abizeye mubabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Nimurangiza mubigishe kwitondera amategeko yanjye. None ngo tujye tuvuga Imana ntituvuge Yesu. Uramenye mwene data, ntuzihakane izina rya Yesu, kuko iryo zina niryo rifite ubutware, niryo rifite ububasha, niryo rifite ubushobozi, niryo dukirizwamo, niryo tuboneramo ubugingo.
niryo tuboneramo ubugingo. Aha rero iri torero ryo muri Filadelifiya, Yesu yarishimiraga ko ritigeze ryihakana izina rye, kuko iryo zina niryo rifite agakiza. Iyo dufite iryo zina, iyo Kristo ari muri twebwe, duhinduka urusengero, duhinduka inkingi yo mu rusengero. Kandi ngo kuri iyo nkingi yo mu rusengero ngo azandikaho izina ry'Imana ye, Imana Data wa twese, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana isumba byose, Imana ikomeye, Imana iri hejuru y'ibindi bigirwamana byose n'ibindi byitwa imana. Kuri twebwe, kuko twitondeye ijambo rye, ntitwihakane izina rye, yaduhinduye inkingi yo mu rusengero rwe, hanyuma yandikaho izina ry'Imana ye. Haleluya, amena, amena. Ikindi, iri torero ryari itorero ry'abanyamasengesho. Abanyamasengesho twigeze kwiga kunesha urugamba rwo mu mwuka. Iri torero ryari abanyamasengesho, ryari rifite intwaro zose z'Imana, kuko kugira ngo ubashe kunesha urugamba rwo mu mwuka nuko uba ufite intwaro zose z'Imana. Intwaro zose z'Imana twarazibonye: ni agakiza, ni ukwizera, ni ugukiranuka, ni ugusenga amasengesho y'uburyo bwose, ni ukuri, hanyuma n'ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana ariyo nkota. Haleluya. Izo ntwaro rero bari bazifite kubera ko Yesu yarabihanangirizaga akababwira ati komeza icyo ufite hatagira ukigutwara. Nimba yarababwiye ririya jambo ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe, nuko hari undi muntu nawe ukwirukanka inyuma uguhiga ku manywa na nijoro ushaka kukwambura icyo ufite. Urumva harimo intambara rero, harimo urugamba. Komeza icyo ufite, komeza abana bawe, komeza urugo rwawe, komeza icyo ufite hatagira ukigutwara, komeza agakiza wahawe, komeza gukiranuka kwawe, komeza kwanga ibibi, komeza uvugisha ukuri, wanga ikibi. Turi muri monde iri corrompi. Ikibi bagihinduye icyiza, icyiza bagihindura ikibi. Abavugisha ukuri barabarojeta, kereka abantu b'amayeri, ndyarya, incakura, abo nibo basigaye babasha kuba muri iyi si. Wa muntu uvuga ukuri baramurwanya bakamwigizayo. Ariko komeza icyo ufite, komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ahandi yabwiye iri torero ngo azamurinda kugeragezwa kugiye kuza mu isi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntago nzabaho ikigeragezo kirenze imbaraga zacu. Ibitugeraho byose, byaba ibibi cyangwa ibyiza, Imana ibibizi kandi iba yabyemeye. Kandi twabonye ko ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ku bakunda Imana. Uko kugeragezwa rero kugiye kuza mu isi, Imana izakuturinda niduhagarara nk'uko iri torero ry'i Filadelifiya ryari rihagaze, kuko Imana niyo iturinda, niyo iturwanirira, niyo ituneshereza. Ni ubuturo bwacu budashira iteka. Haleluya, amen, amen. Azaturinda kugerageza kugiye kuza, ibibi byose twahawe. Noneho iyo usomye mu Batesaloniki igice cya 2 kuva ku murongo wa 6 ukageza ku wa 8, haravuga ngo, reka dusome uwa 8 gusa. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Twabonye ko iyi minsi turimo ni iminsi ikomeye, ni iminsi mibi, ni ya minsi mibi.
hahandi umwanzi akoresha amayoberane menshi, seduction. Uwo mugome akoresha amayeri kugira ngo nibishoboka yobye n'intore zose. Arahari, ariko kubera ko itorero ry'Imana rigihari, itorero ry'iyo kwizerwa rimeze nk'iri torero ry'i Philadelphia bigihari, uwo mugome ntabasha gukora ku buryo bugaragara, akoresha amayeri, akoresha seduction. Ariko umunsi itorero ry'Imana rizaba ryakuwe mu isi, ryazamutse, noneho ngo azajya ahagaragara, azaba yitwa nyine antikriste, muramwumva. N'ubu arahari, ariyoberanya, arishushanya, araduseduiza. Ariko itorero ry'Imana ko rigihe hari umwuka w'Imana kiri muri twebwe, ntago imbaraga ze n'ibikorwa bye ntago agaragara yeruye. Ariko umunsi tuzaba twagiye, azakora yeruye. Niho ahangaha rero mu Batesaloniki ba kabiri igice cya 2 havuga ngo nibwo wa mugome azahishurwa, umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Yesu naza azamwicisha inkota, ni ijambo. Ubundi ijambo ni inkota. Inkota rero nizica uwo mugomo, uwo antikriste, ubwo Yesu azaba yongeye kugaruka. Niho rero ijambo ry'Imana ryavugaga ngo Imana izaturinda kugeragezwa kugiye kuza mu isi. Izo seduction, twabonye ko hazabaho seduction, hakabaho no gutotezwa. Ibyo byose rero, yaba seduction kwaba gutotezwa, Imana izabiturinda nitugira gukiranuka, nitugira kwitondera ijambo rye, nitugira kutihakana izina rya Yesu Kristo, kuko niryo dukirizwamo. Niho tubonera ubugingo, niho tubonera kubabarirwa. Haleluya, Imana ishimwe. Nkuko nababwiye rero, uwo mwanzi Satani n'abamukorera, kuva igihe basogokuruza basuzuguraga Imana, Adamu na Eva, bahaye uwo mubi ubutware. Ibintu byose barabimuhaye. Bya bindi Imana yari yabahaye ngo babitegeke, umwanzi yarabifashe, arabitwara. Ashaka rero no gucengera mu itorero. Ariko kubera ko Yesu muri Matayo niho yabivuze ngo itorero ryanjye nzaryubaka ku rutare, Matayo 16:18, haravuga ngo itorero ryanjye nzaryubaka ku rutare, ngo n'amarembo y'ikuzimu ntago azarishobora. Itorero ry'Imana rero rirarinzwe, umwanzi azinjira, ni uyoboye systeme yose, politike, ubukungu, uburezi, ubuvuzi, systeme yose ni uyiyoboye. Aha adashobora kwinjira ni mu itorero. Ariko kubera ibyo byo kwishushanya no kwiyoberanya, kugira ngo arebe nimba bishoboka ko yayobya n'intore z'Imana, agerageza gucengera nyine no mu itorero. Ariko Matayo 16:18 haravuga ngo iryo torero ryubatse ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntago azarishobora. Ntago azabishobora. Azagerageza arebe ko yanagira n'intwarana aziyobye, ariko ntago azazishobora, kuko twubatse ku rutare. Niyo mpamvu ubona akoresha nyine ibyo bya seduction byamunanira, agakoresha ibyo bya persecution, akadutoteza kugira ngo tuvuge tuti iyi Mana igihe twayisengeye nta kitumariye, dore abatasenga nibo bamerewe neza, nibo bafite amahoro. Nta mahoro y'abanyabyaha, niko ijambo ry'Uwiteka ribivuga. Twebwe turahiriwe kuko twagiriwe ubuntu bwo kumenya uwo mwami. Komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Iyo bimunaniye rero, ashaka ko tumera nka ririya torero ry'Isarudi, tukibwira ko turiho kandi twarapfuye kera.
Imana idufashe dukomeze icyo dufite, hatagira udutwara ikamba ryacu. Kugira ngo ubashe gukomeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe, ni ukuguma mu ijambo ry'Imana, ni uguhamya Kristo, ntiwihakane izina rye. Hari abantu ngo bazahurira ngo ku Mana, ngo bazajya basenga, ngo bavuge Imana. Nta rindi zina twahawe dukirizwamo uretse Yesu Kristo. Komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Guma mu ijambo, wikwihakana Yesu, guma mu mwuka wo gusenga, guma mu ntambara nziza yo gukiranuka, kubera ko nurangara gato ikamba ryawe bararitwara. Ariko rikomeze, rwana intambara yo gukiranuka, rwana intambara nziza. Haleluya. Kubera ko tugeze Yohana wa mbere igice cya 2:12 aravuga ngo kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Ibya Antikriste, bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko Antikriste azaza, niko nanone hamaze kwaduka ba Antikriste benshi. Ba Antikriste benshi barahari. Tugeze mu bihe by'imperuka, ariko komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana rero ishimwe, Imana idukize kwivangavanga, Imana idukize kuba akazuyazi, Imana idushoboze kuva mu bibi, ikibi tukivemo, tukizibukire, tucyanga urunuka. Dusaba imbaraga kuko Imana izi ko turi abanyantege nke. Ariko mureke twitondere ijambo rye. Nitwitondere ijambo rye, izashyira urugi rufunguye imbere yacu. Ntawe ubasha kurufunga. Izaduha imbaraga, izaduha ububasha, izaduha ubutware. Imana rero ishimwe. Ibyacu byose mureke tubitange. Yesu muri Mariko igice cya 10:21 wa muhungu aza kumubaza ati nkore iki kugira ngo mbashe kubona ubugingo? Yesu yaramubwiye ngo genda ugurisha ibyo ufite byose, hanyuma uze unkurikire, uzabona ingororano ikomeye mu ijuru. Umuhungu arareba ati shwe, kandi Yesu yari yamukunze. Aho kugira ngo Yesu abashe kuduha ibye, nuko tubasha kugurisha ibyacu twebwe twishakiye, hanyuma tukaza Yesu akaduha ibye, kandi ibyo yaduhaye tukabikomeza. Ibi bitari ibyacu tukabireka bikagenda, ariko ibyo Yesu yaduhaye ni iby'igiciro cyinshi, tubikomeze tubigumane. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Abantu benshi rero ibintu barabitaye, ibyo Yesu yashyize muri bo, ibyo Yesu yabahaye barabitaye. Iyo usomye mu Bacamanza, reka twihute, iyo usomye mu Bacamanza, Abacamanza igice cya 10:11, Imana yampaye iri jambo irambwira iti ubimbwirira abana banjye. Haravuga ngo kuva ku 11 kugeza ku 13 haravuga ngo Uwiteka abaza Abayisiraheli ati sinjye wabakijije Abanyegiputa n'Abamori n'Abamoni n'Abafilisitiya, kandi Abasidoni n'Abamaleki n'Abanyamawoni babahataga muntakambiye mbakiza amaboko yabo. Ariko ubwo mwanyimuye mugakorera izindi mana, sinzongera kubakiza ukundi. Abantu benshi bimuye Imana. Hari mwene data umwe twavuganaga, ndambwira nti dukomeze dukiranuke, dukomeze twubaha Imana. Arambwira ati mama, ati inzara iri hanze ahangaha, ati ubukene buri hanze ahangaha, ati abazasigara bakiranutse bazaba ari mbarwa. Komeza icyo ufite. Inzara n'ubukene ntibitume umwanzi agutwara ikamba ryawe, ntibitume wimura Imana.
yagukijije amaboko y'umwanzi, yagukuye mu butware bw'umwijima ikakuzana mu butware bw'umwana wayikunda cyane. Inzara, umukiranutsi nagamburura mu makuba, umutima w'Uwiteka ntabwo uzamwishimira. Komeza icyo ufite. Inzara ntitume icyo ufite ukirekura. Inzara ntitume umwanzi agutwara ikamba ryawe ngo uhindukirire izindi mana. Imana ni nyinshi. Komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Uriya mugani Abacamanza nanone 8 kuva ku murongo wa 33 ngo nuko Gideyoni amaze gupfa, uwo mwanya Abayisiraheli bahindukirira Bali, barabaramya, barabararikira, kandi Baliberiti bayigira imana yabo. Baliberiti bayigira imana yabo. Ntibaba bakibuka Uwiteka imana yabo yabakijije amaboko y'ababisha babo babagotaga impande zose, babagotaga bose. Kandi ntibagirira neza inzu ya Yerubali ari we Gideyoni nk'uko yagiriraga neza Abayisiraheli. Nuko Gideyoni amaze gupfa, uwo mwanya Abisiraheli bahindukirira Bali, barabaramya, barabararikira, kandi Baliberiti bayigira imana yabo. Gideyoni yapfuye gato. Abakozi b'Imana b'ukuri, ibyo batubwirije, ibyo batubwiye twabisizaho. Ngo Gideyoni amaze gupfa, ako kanya ngo bahita bahindukirira Bali, ngo barabaramya, barabararikira, bahita bishushanyiriza indi mana. Ni nka cya kimasa Aroni yabashushanye, yabaremeye igihe Mose yari yagiye ku musozi kuzana amategeko y'Imana. Natwe uko niko tumeze ubu ngubu. Urasenga, ugasenga, ibibazo baho kugira ngo bigabanuke bikiyongera, warangiza ukajya kwishakira ikimasa, warangiza ukajya kwishakira Baliberiti kugira ngo ikubere imana, ijye kwihera ibyo kurya, iguha amafaranga yo kwishyura inzu. Dufite Imana ikomeye, dufite Imana ishobora byose. Ihangane, kuko bari bafite kwihangana. Ibintu by'Imana bisaba kwihangana. Twe kwimika izindi mana, dukure ba Baliberiti mu mitima yacu, twongere duhindukirire Imana y'ukuri. Komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Umugani w'abakobwa 10. Twabonye ko abatambyi babaga barasizwe amavuta n'Uwiteka. Ayo mavuta y'Uwiteka ni agakiza, ni ikamba Imana yadushyizeho. Kuko ngo ubwiza n'icyubahiro by'Uwiteka bimeze nk'ikamba ku mitwe yacu. Umwanzi araza akagushukisha utwo turyo n'utwo dufaranga, akagutwara ikamba, akagutwara iby'ingenzi, iby'ubugingo wari ufite. Abakobwa 10, 5 b'abapfu, 5 b'abanyabwenge, barabyinnye, bararangaye, bari muri izo séduction. Umukwe araje, basanga nta mavuta ari mu matabaza yabo. Umwanzi yarangije gutwara ibyabo kera, amatabaza yarumye. Komeza icyo ufite, umukwe atazaza agasanga nta mavuta ari mu itabaza. Imana idufashe, Imana idutabare. Ntagire ikintu na kimwe gituma umwanzi adutwara ibyacu. Twakora iki kugira ngo umwanzi atadutwara ikamba ryacu? Icyambere, tugume mu byo twizeye, tube mu ijambo, iyi mitima yacu igume ku byo mu ijuru, turwane intambara nziza.
Timoteyo wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 10 haravuga ngo ariko weho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana. Inyigisho twigishijwe n'abatubanjirije tuzikomeze, tuzisubiremo ku manywa na nijoro, tuzitondere kuko Yesu yaravuze ngo mubigishe kwitondera amategeko yanjye. Tugire urukundo, tugire kwizera, tugire kwihangana, tugire kwiyumanganya, tugire kwirinda, tugire urukundo, tugire ukuri, tugire gukiranuka. Abaheburayo 10:39 aravuga ngo ariko twebweho ntago dufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Wisubira inyuma, nusubira inyuma icyo ufite umwanzi aragitwara, ikamba ryawe araritwara. Komeza kwizera, kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Uko kwizera niko kuzadukiza, niko kuzaduha ubugingo, kandi twabonye ko kwizera niko gutuma tunesha isi. Ngo ababyawe n'Imana banesheje isi. Banesheje isi bayinesheje iki? Bayineshesha kwizera. Nimba nta kwizera ntabwo uzabasha kunesha isi. Imana igufashe. Kwizera kuzanwa no kumva, ba mu ijambo ry'Imana. Niwumva ijambo ry'Imana, kwizera kwawe kuzagenda gukura, kuzagenda kwiyongera, kuko kwizera kuzanwa no kumva iki? Kumva ijambo ry'Imana. Timoteyo wa kabiri igice cya 2:15 aravuga ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiye kugira ipfunwe. Tugomba kujya imbere y'Imana nta mutima uducira urubanza, nta pfunwe. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza n'ijambo ry'ukuri. Nta yindi ndorerwamo Imana yaduhaye ni ijambo ryayo. Nta handi tuzareba nimba turi mu kuri cyangwa turi mu binyoma, ni mu ijambo ryayo. Nitugendera mu ijambo ryayo nta pfunwe tuzagira. Tuzajyana imbere y'intebe y'ubuntu n'imbabazi by'Imana tudatinya. Haleluya, Imana idufashe. Amen. Abakolosayi 3:1 kugeza kuri 2 haravuga ngo ibyo kugira ngo ubeho gutunganye n'urukundo rwa kivandimwe. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Aho ubutunzi bwacu buri, aho imitima yacu iri, niho n'ubutunzi bwacu buri. Nimba imitima yacu iri mu isi, tuzahora tumeze nk'inkoko ziri toratora. Ariko nimba imitima yacu iri hejuru, tuzamera nk'ibizu, tuguruke tugere hejuru, tujye hejuru y'ibyo byose bishaka kudutsindagira hasi, bishaka kutuvana mu nzira y'agakiza. Ariko kubera ko dushwe muri Kristo Yesu ahantu ho mu ijuru, mu Mana, reka imitima yacu ihore ku byo mu ijuru, twe guhora mu byo mu isi, kuko iwacu ni mu ijuru, aho Yesu wacu ari ni mu ijuru, aho duhishwe ni muri Kristo Yesu mu Mana. Tuguma aho ngaho rero. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ibihembo kugira ngo mpembe umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Pawulo nawe yaravuze ngo narwanye intambara nziza yo gukiranuka, ahasigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Ese wowe kuri urya munsi uzatinyuka kuvuga iryo jambo cyangwa uzagira ipfunwe? Itange rero nk'umukozi imbere y'Imana udafite ipfunwe, ahubwo ugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Imana yacu idufashe, ubwo azagaruka azanye ingororano, azaduhembe
kandi azasange tutaravuye mu ijambo rye, azasange tutarihakanye izina rye, azasange twaranesheje uwo mubi, kuko yaravuze ngo nzaguha kunesha abo mu isinagogi ya Satani. Dufite rero imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwo kunesha imbaraga zose z'umwanzi, gukandagira inzoka na sikorupiyo, ariko biradusaba gukomeza icyo dufite. Dufite ijambo ry'Imana, dufite izina rya Yesu, turi inkingi zo mu rusengero, twanditse tweho izina ry'Imana ye. Ntabwo rero ashaka ko turekura ngo duhindukirire ibindi bigirwamana, twibagirwe ya Mana yadukuye mu mwijima ikatuzana mu mucyo, ahubwo dukomeze icyo dufite kugira ngo hatagira udutwara ikamba ryacu. Imana ishimwe. Imana yacu turagushimye, uri Imana idukunda, uzi ko turi abanyantege nke. Wowe icyo udusaba ni ukwitondera ijambo ryawe, icyo udusaba ni ukutihakana izina ryawe, icyo udusaba ni ukuguma muri wowe, icyo udusaba Mwami ni ukuguma mu kuri kwawe, kuko uzi ko turi abanyantege nke, kandi ni wowe imbaraga zacu, ni wowe gakiza kacu, dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Ndagushimye rero kuri Imana yacu, ndagushimye ko nta kizabasha kuduhungabanya, kuko watwubatse ku rutare, ayo marembo y'ikuzimu ntacyo abasha kudutwara. Duhe rero imbaraga, dushoboze kuba maso, dushoboze kuba abarwanyi bafite inkota, bafite intwaro zose z'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.